akantu kantangaje navyukiye gusura Muronda ndabona ndi mzee ibintu tugiye kuganira ntubwira ngo naje kugusezera kugiye gupfa tuguko wowe ukimara imyaka 10 woturura rwaye gusa bisanzwe turaguma turaganira ariko pitamenya ko Ariko
tuzobyina cyane tuzibuka cyane abasaza bazabwiriza cyane amen tuvuga ngo tugomba ngo kandi kuko yajanywe n'ingoga muzehe uko yajanywe n'ingoga nanje muzehe ngo niko yagiye nanje ngo niko nzaba nguko icyago rwose bizabishe hasigaye guhimbaza Imana tuzaba ibihumbi turabona ngo tuzamunezero twese ngo turirimbe ngo Imana ikiranuka uko Imana yakiranuka kandi gukiranuka muri byose tuzaba ibihumbi turamumukiza tuzamuririmbira twese abapapa n'abamama abakecuru n'abasaza abagore n'abagabo urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa ngo tuvuge ngo Imana ikiranuka muri byose Imana ikiranuka muri byose Imana ikiranuka muri byose ngo turirimbe tubyine tugiye gusubira turabyina turiruka turashima Imana yari yaduhaye umubyeyi bw'impano y'itorero agakora ibintu bikomeye natwe ikaba yaratugezeho turi bato cyane kuri we kandi nk'uko Eliya yajanywe n'ingoga
turasubira biroroshe cyane gutarama cyane cyane iyo abantu bose basangiye kumenya impamvu yabahuje. Bwana sifiwe. haleluya. Ntibisaba ibisobanuro birebire kuko nicyo cyatuzanye, ni ugukora ibi nyine duhaye dukora. Ikindi nta kintu kitabamo ishaka cyangwa fanatizme ku bijyanye n'ibisa n'iby'umuntu nyine ukwasa. Ibi birori tugomba kubishimangira cyane tubyitayeho, ariko twagera ku basaza kakaba akarusho. ngira ngo birumvikana. Nibyo birumvikana, abasore hari ibintu baba bashoboye, abasaza babikunze mu mutima, wenda kubigaragaza bidashoboka, ariko kandi aha ubushake. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kunda abantu barije cyane, abantu bicaye bariko bararebana gusa, ariko nta kindi cyatuzanye. Yewe umusaza ijwi ryawe ufite urikoresha, nta kindi cyatuzanye. Twaje mu birori, twaje gufasha ababuze umuntu, kandi ngo tubafashe nuko twishima, nuko tunezera, nuko turirimba twese. Bamwe bifumbase barashikira, kandi twaje nta kindi cyatuzanye. Twese ntitubwiriza, kandi twese ntitusenga, ariko twese dukwiye kuririmba. Bwana asifiwe. Haleluya. Twese turaririmba. Reka tubasabe ngo abazi ko mu mashyi baririmba bahimbaza, abafite amajwi yo kuririmba baririmba. Twese umuntu gahunda turi gutinda mu makomantere, umuntu wacu uyoboye gahunda yikoresha umwanya wawe. Bwana sifiwe. Amen. Tubaye tubamenyesheje ibi. Umuntu ufite gahunda ayituzanire kare kugira ngo tutayisha. Muzehe yaravuze ngo ufite porogaramu, uko noba ntamenya kubivuga. Nje navuze gahunda. Umuntu ufite porogaramu ayituzanire hano. Ikindi gikurikiyeho, muri iyo porogaramu duhabwa, umusaza ukenera ijambo bitishe umupango twahawe turarimuha, kubera ko arabisaba turimuhe. Turashaka ko ababye navyukiye akantu kantangaje, navyukiye gusura Murondanya. Ndabona ndi mzee, ibintu tugiye kuganira, ntubwire ngo naje kukusezera kugiye gupfa. Tuguko wowe ukimara imyaka 10 wowe turura rwaye gusa bisanzwe, turaguma turaganira. Ariko twitamenya ko aba basaza bose, aba basaza kumwe mubona bacecetse, bamze muyomba hano nabandi, ukuko barareba iriya foto bafite ikibazo. Ko barareba bakama bavuga bati ibi bintu byajanye urungano, muzitondera. Ariko muhumure, tuzi ko mwizeye Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Turirimbe, abantu baze baririmba hano, ntidusaba igisirimba cy'abasore gusa, n'abasaza muze tunezerwe, dusirimbe twese tunezererwe hamwe, abasaza n'abasore n'abagore n'abamama, dukora ibirori bya pasteri, hanyuma turaguma tubahe gahunda y'ibindi bikurikira. Urakoze cyane. Hallelujah.
Amen. Samuriga. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu byavuze ngo ibyiza Yesu yakoze. Umufasha. Imana ishimwe cyane. Wazafasha mu bintu byose bikomeye. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. 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 Utonezerwa intwari z'Imana zatabaza. Yaba afite ikibazo. Ariko ndakutanezerwa. Tuye kubivuga gusa. Abantu bose turaza kunezerwa. Ese Imana yago zimeze neza papa umuntu nga Reka dusabe nyaruga baje. baraso umutima kugira ngo tuzatunezerwa umunsi gure. Umunsi twokareze ngo tunezerwe. Ibyiza yakoze mbifite umufasha. Ni umfasha mu bintu byose bikore. Imibabaro yacu yose. Yes, ibyiza yakoze bifite umufasha. Everybody
no gukora kwawe kudasanzwe dushimiye kuko ari wowe humure ry'ukuri nta wundi uzuhumuriza abantu mu gihe kiki cy'umwijima abantu bacitse intege ariko turagushimiye kuko twakumenye muri izi yarinze neza ariko ngo twaguzwe gusanga bakuvuga tumaze kumenya ubwenge dusanga ubwenge yuko bakuvuga gukomera kwawe tuzakubwira ab'iki gihe ndetse n'ab'ikindi gihe kizaza twagushimiye Mana kubw'uyu mubyeyi wawe waraduhaye nk'impano twagushimiye mu gihe cyiwe kuko Mana yabashije kubikoresha neza kandi Mana abikoresha mu buryo bwiza twagushimiye kuko Mana wamuhamagaye birizimira ngo wampamagara nakwitaba ushatse kureba imirimo y'amaboko yawe nonega icyo tugusabye iri teraniro ry'uyu munsi wa none ma humvikane ijwi ryawe rikomeye indirimbo ziririmbwa ijambo ryawe rije kuganirwa rihumurize imitima rihumurize abana rihumurize ababyeyi rihumurize itorero rihumurize imiryango Mana yaje turagushimiye kuko twakumenye utetekesha izindi mbaraga zose z'umwijima kugira ngo ziceceke zituze asigaye Mana indirimbo ziririmberwa hano zikore ku mitima y'abantu zongere kandi
ziduheza ivyiringiro zo kongera gutekereza igitondo tuzongera kandi tukabonana nabo twatandukanye. Ushimwe kuko Mana tugushimiye kandi tukuzabura icyubahiro kuko uri kwizera. Tuwaye ikaze muri aya materaniro uyabemo abari wowe uganza ntiyagaragare umuntu uwo ari we wese, hagaragare imbaraga z'Imana, hagaragare kugira neza biroroshe cyane gutarama cyane cyane y'abantu bose basangiye kumenya impamvu yabahusha. Bwana sifiwe. Haleluya. Ntibisaba ibisobanuro birebire kuko nico catuzanye ni ugukora ibi nyine duhaye dukora. Ikindi nta kintu kitabamo ishaka cyangwa fanatizme kubijanye n'ibisa n'iby'umuntu nyine ukwasa. Ibi birori tugomba kubishimangira cyane tubyitayeho, ariko twagera ku basaza kakaba kabusho kugira ngo birumvikane. Nibyo
birumvikana abasore hari ibintu baba bashoboye, abasaza babikunze mu mutima wenda kubigaragaza bidashoboka, ariko kandi aha ubushake